Muraho neza, iyi ni Key Property Rwanda Nyinishyamba, aha turi ni i Kanombe Nyarwunga hafi n'ibitaro, tubazaniye inzu nziza cyane ifite ubuso bwa 400, ifite ibyumba 4, ikagira dushe na toilette 3, ikagira parking ijyamo imodoka 3. Ni inzu nziza cyane, ni inzu iri ku giciro cya miliyoni 155 y'amafaranga y'u Rwanda, ariko harimo n'ibiganiro, muze mbatembereze. Rero duhereye hanze nk'uko murimo kubibona, ni inzu nziza cyane, ifite neighborhood nziza cyane, ituranye n'amazu meza nk'ibisanzwe. Aha twinjiye mu nzu mo imbere, ni karibu. Iyi ni parking nziza ijyamo imodoka 3, ndetse ifite na jardin nziza cyane izana umuyaga mu nzu, ifite indabyo nziza. Ni inzu yisanzuye, muze dukomeze mbereke no muri salo. Twageze mu kabaraza kacu, ifite akabaraza keza kandi gafite design nziza cyane nk'uko murimo kuyibona, ni design nziza igezweho. Twakomeje mbereke n'ahandi. Murakaza neza muri salo yacu, ni salo nziza cyane yisanzuye, salo ifite stand ya televiziyo nziza kandi igezweho, ni salo ifite amatara meza cyane kandi ni nini nk'uko murimo kuyibona. Dukomeze mbereke no muri salo yacu. Muri salo manje yacu, utari wagera muri salo manje yacu uhita uhura n'igikuta cyiza cyane gisizwe neza mu buryo buri moderne. Ikindi kandi salo manje yacu ifite agasinki keza cyane, ahantu wogera intoki ugiye kurya cyangwa umaze kurya. Ni salo manje nziza yisanzuye, ifite gypsum nziza cyane, ikagira n'amatara meza. Karibu mbereke no mu gikoni. Karibu cyane mu gikoni cyacu, ni igikoni cyiza cyane nk'uko murimo kubibona, igikoni cyisanzuye gifite utubati twiza cyane turi moderne, utubati mwatubonye, gifite ahantu watereka gaze yawe. Ikindi kandi igikoni cyacu hari ahantu ushobora gushyira firigo yawe kandi nini yisanzuye. Ni igikoni gifite amatara meza cyane, kikagira n'ahantu watereka ibiryo ugiye kubisavinga muri salo manje mu buryo bukoroheye cyane. Igikoni cyiza nk'uko urimo kubyibonera. Dukomeze mbereke n'ahandi. Mu gikari cy'inzu yacu rero nk'uko murimo kubibona, ni igikari cyiza cyane, ni igikari gifite ahantu ho kwanikira imyenda. Ikindi igikari cyacu gifite igikoni cyiza cyane gisa neza, kiri clean nk'uko urimo kubibona. Ni igikari gisa neza kandi cyisanzuye. Igikari cyacu kandi gifite annex cyangwa se inzu y'aho umukozi ashobora kurara, kikagira toilette yo hanze. Ikindi kandi gifite n'ikigega hejuru. Mu cyumba cy'abashyitsi rero, muze mbatembereze murebe ukuntu hameze. Ni karibu cyane, ni icyumba cyiza cyisanzuye, kiri hafi, idirishya riri hafi no hanze, umuntu aba ari kureba ibiri hanze, ndetse ni icyumba gisa neza cyisanzuye. Muze mbereke na dushe na toilette yacyo. Ni dushe nziza kandi irisanzuye, ifite ibikoresho byiza, aho amazi aturuka, ndetse ikagira n'aho kogera cyangwa kwiborosereza. Ni dushe yisanzuye nziza cyane, n'aho gushyira isume yawe. Dukomeze mbereke n'ahandi. Reba ibindi byumba 3 bisigaye, ariko reka duhere muri master room yacu. Twakomeje master room yacu rero, cyagera muri koridoro hari akabati k'inkweto nk'uko urimo kukabona, ni akabati kanini kajyamo inkweto nyinshi. Ndetse si ibyo gusa, urakomeza ugahita uhura n'akandi kabati ushobora kubikamo inkweto zawe cyangwa utundi tuntu. Hari na garde-robe nini yisanzuye cyane, washyiramo imyenda yawe, ibintu nk'ibyo, amasakame, ibintu byinshi cyane. Muze mbereke n'icyumba. Ni icyumba kinini cyane, kirisanzuye, gisa neza, gifite amatara meza kandi manini, kirasa neza, ndetse gifite na bariko hanze. Muze nyibereke.
Ni bariko nziza cyane yegereye jaride yacu, ikindi ushobora gushyira hano intebe zawe ukaba uri kwiyumvira akayaga umeze neza. Twakomeje bereke n'ahandi. Mbereke na dushe na tuwarete yacu nziza cyane yisanzuye, ahantu umuntu ashobora kogera, ndetse ifite na miruware. Rero mwabibonye ko ari nziza, ifite miruware nziza, ahantu ho kwiborosereza, ikagira tuwarete nziza cyane, murabona ko iri kirini cyane. Dukomeze. Master room yacu rero tugiye kureba ibindi byumba bibiri bisangiye dushe na tuwarete. Duhere muri iki ngiki. Ni icyumba cyiza cyane cyegeranye n'igikari, gisa neza kandi kirisanzuye, ni cyiza cyane. Mureke mbereke n'ikindi cyumba. Icyumba cyacu kindi gisangiye dushe na tuwarete, na kiriya kindi tugiye kubereka nacyo ni cyiza, kirisanzuye, gisa neza cyane. Mureke mbereke dushe na tuwarete y'ibi byumba. Mwabonye ko ari dushe na tuwarete nziza, irisanzuye, ni hanini cyane, hasa neza, hari miruware nziza, hari kirini cyane. Inzu yacu rero mwayibonye ukuntu ari nziza, ni inzu ifite ibyumba 4, ikagira dushe na tuwarete 3, ikagira bariko hejuru, ndetse ni inzu ijyamo imodoka 3, akaba ari inzu iri ku giciro cya miliyoni 155, harimo n'ibiganiro. Karibu rero.